ijwi ry'igitabo. Igitabo se kiravuga? Igitabo kiravuga. Kivuga iki ubwo? Kurikira wumve. Ijwi ry'igitabo ni ikiganiro kikugezaho inkuru zo mu bitabo bitandukanye. Kumwe na Ogi. Ubuzima bufite intego. Kumenya kunezeza Imana. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Mariko 12:30. Imana iragushaka wese. Ntabwo Imana ishaka igice kimwe cy'ubuzima bwawe. Igusaba umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ntabwo Imana igishishikazwa n'ubwitange bw'igice, kumvira kutuzuye cyangwa guhabwa ibisigara by'igihe cyawe n'amafaranga yawe. Imana ishaka ko uyiha urukundo rwawe rwose, atari uduce duto duto tw'ubuzima bwawe. Umusamariyakazi yigeze kugerageza kujya impaka na Yesu ku by'igihe, ahantu n'uburyo bwiza bwo kuramya Imana. Yesu amusubiza ko ibyo bigaragara inyuma ari iby'agaciro gake cyane. Aho usengera ntihafite agaciro kangana n'igituma usenga, cyangwa urugero wiha Imana iyo uyiramye. Hari uburyo buri bwo n'uburyo butari bwo bwo kuramya Imana. Bibiliya iravuga ngo dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ibishaka. Hari ibintu 4 biranga uko kuramya Imana ishima. Imana irishima iyo tuyiramya mu buryo buhuye n'uko iteye. Abantu benshi uzumva bavuga ngo njye nibwira ko Imana iteye itya, bagatangira kukubwira Imana bifuza gusenga uko yaba iteye. Ariko dushobora kwicara ngo twiremere ishusho y'Imana itaturushya cyangwa ihuye n'uko tugenda ngo abe ariyo turamye. Ibyo ni ugusenga ibigirwamana. Kuramya Imana bigomba gushingira ku kuri kw'ijambo ry'Imana, aho kwishingikiriza ku buryo dutekereza Imana. Yesu yabwiye wa mugore w'umusamariyakazi ati, abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Gusenga mu kuri bivuga gusenga Imana nk'uko yatwihishuriye muri Bibiliya. Icya kabiri kigaragaza uko Imana ishaka ko tuyiramya. Imana irishima iyo kuramya kwacu bivuye ku mutima. Ubwo Yesu yavugaga gusenga mu mwuka, ntabwo yavugaga umwuka wera, ahubwo yavugaga umwuka wawe, kuko waremwe mu ishusho y'Imana, uri umwuka utuye mu mubiri, kandi Imana yaremye umwuka wawe mu buryo ushobora gusabana nayo. Kuramya ni igihe umwuka wawe ashyikirana n'umwuka w'Imana. Ubwo Yesu yavugaga ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, yavugaga ko kuramya Imana bigomba kuba by'ukuri kandi bivuye ku mutima. Ntabwo ari ukuvuga amagambo akwiye gusa, ahubwo ugomba kuba ibyo uvuga ari iby'ukuri ku mutima wawe. Guhimbaza Imana bitavuye ku mutima nta guhimbaza kuba kurimo, nta gaciro bifite, ni nk'igitutsi mu maso y'Imana. Iyo turamya Imana, iyo ireba hirya y'amagambo tuvuga ikitegereza icyerekezo cy'imitima. Bibiliya iravuga ngo abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka areba ku mutima. Kuko kuramya bisaba kunezererwa Imana, bikora no ku marangamutima yawe. Imana aguhaye amarangamutima kugira ngo ushobore kuyiramya bivuye ku ndiba y'umutima, ariko amarangamutima y'ukuri atari ukwishushanya. Imana yanga urunuka uburyarya. Ntabwo ikeneye abayizi imbere baje kwiyerekana cyangwa kwishushanya cyangwa gukora ikinamico. Icyo ishaka ni urukundo rwawe rw'ukuri rutari mu buryarya. Imana ishobora kwihanganira ko tuyiramya mu buswa bwinshi, ariko ntishobora kwakira ko tuyiramya mu buryarya. Ibyanga urunuka. Birumvikana ko gukora ibintu bikuye ku mutima bidahagije, ko ushobora kuba uri mu makosa kandi ubikuye ku mutima. Niyo mpamvu Imana isaba ko abayisenga babikora mu mwuka no mu kuri. Kuramya bigomba kuba bihuye n'ukuri kandi bivuye ku mutima. Niyo mpamvu kuramya kunezeza Imana kuba kurimo amarangamutima, ariko kandi gushingiye no ku kuri kw'ijambo ry'Imana.
tugomba gukoresha imitima yacu n'ubwenge nabwo budasigaye. Muri iki gihe benshi bitiranya kuryoherwa n'injyana y'indirimbo no gukorwaho n'umwuka wera, ariko ntabwo ari kimwe. Kuramya nyakuri kubaho iyo umwuka wawe yikiriza umwuka w'Imana, atari ukwitabira injyana y'indirimbo gusa. Mu by'ukuri indirimbo zimwe na zimwe zibanda ku marangamutima, zibangamira kuramya nyakuri kuko zituma dutumbira amarangamutima twifitemo aho kurangamira Imana. Ikirangaza cya mbere kikubuza kuramya Imana ni wowe ubwawe kurangamira no guhangayikishwa n'ibyo abandi bagutekerezaho. Abakristo ntibahuza ibitekerezo ku buryo bukwiye cyangwa bw'ukuri bwo kugaragariza Imana ishimwe ryabo, ariko impaka zabo nta kindi zihishura uretse kuba batandukanye mu mico n'aho bakomoka. Bibiliya itwereka ko hari uburyo bwinshi bwo guhimbaza Imana. Muri bwo harimo kwatura ibyaha, kuririmba, kuvuga ijwi rirenga, guhagarara hamwe, gupfukama, kubyina, kuvuza impundu, gutanga ubuhamya, kuvuza inanga no kuzamura amaboko. Uburyo bwiza bwo kuramya ni ubukunogera mu kugaragaza by'ukuri urukundo ukunda Imana bitewe n'aho uturuka ndetse n'imiterere Imana yaguhaye. Inshuti yanjye yitwa Gary Thomas avuga ko yasanze abakristo benshi baraheze mu mfunganwa iyo bageze mu byo guhimbaza Imana, gahinduka akamenyero aho kugirana ubucuti bususurutse n'Imana, kandi byose bigaterwa n'uko bagerageza gukoresha uburyo bwo gusenga cyangwa bwo kuramya batajyanye n'uburyo bwihariye Imana yabaremye. Nibwo Gary yatangiye kwibaza ngo niba Imana yaraturemye dutandukanye kandi ikabikora ibigendereye, kuki twibwira ko abantu bose bazakunda Imana mu buryo bumwe? Uko yagendaga asoma ibitabo by'abanditsi bazwi b'abakristo kandi akaganira n'abakristo bakuze mu kwizera, Gary yaje gusanga abakristo baragiye bakoresha uburyo butandukanye bwo kwegera Imana kuva imyaka 2000 ubukristo bumaze ku isi. Bamwe bashimira Imana batembera, abandi biga, baririmba, basoma, babyina, bahanga, bakorera abandi, biherereye mu mutuzo, basabana n'abandi, cyangwa se bari mu bundi bwoko burenze 12 bw'imirimo, cyangwa basangiza abandi ibyo bamenye. Mu gitabo cye Sacred Pathways, Gary avugamo uburyo 9 abantu begera Imana. Abakunda ibidukikije naturalists bunguka gukunda Imana iyo bari hanze, aho babona ubwiza bw'ibyo Imana yaremye. Abakunda gukoresha umubiri wabo sunsets bakunda Imana bakoresheje uburyo bukora ku mibiri yabo, bityo bakishimira amateraniro yo kuramya asaba kureba, kuryoherwa mu kanwa, guhumurirwa, gukabakaba n'intoki, atari ibisaba kumva n'amajwi gusa. Abakunda ibya gakondo traditionalists begera Imana bakoresheje imihango, amasengesho yanditse, ibishushanyo na gahunda zidahinduka. Abakunda kwifata ascetics bahitamo kwegera bigira hiherereye kandi mu buzima buciye bugufi. Abanyamirimo activists bakunda Imana bahangana n'ibibi, barwanya akarengane, bakora ngo isi ihinduke nziza. Abanyampuhwe caregivers bakunda Imana, bakunda abandi, bakita ku bakene, bakita ku bukene bwabo. Abizihiza enthusiasts bakunda Imana, bakora imyidagaduro. Abashengerera contemplatives bakunda Imana bayishengerera. Abanyabwonko intellectuals bakunda Imana biciye mu kwiga n'ubwenge bwabo. Nta buryo na bumwe bwo kuramya no gukunda Imana uzasanga bunogeye abantu bose. Hari ikintu kimwe kidashidikanywa: ntabwo ushobora guhesha Imana icyubahiro ugerageza kuba itakugize we. Imana ishaka ko uba wowe. Dore abo Imana Data irimo gushakisha ni abazi imbere yayo kuyiramya uko bari, nta gukabya kandi nta kwifata uko batari. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Dusubire ubutaha.